Mutoni Asia ni umwe mu bakinnyi ba sinema nyarwanda bakunzwe cyane n'abatari bake hano mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Ni umugore ukunze kugaragara cyane yikwije mu myambaro y'abasilamukazi. Uretse kuba afite impano yo gukina filime, afite n'impano ikomeye yo kuzandika. Zimwe mu zo yagiye agaragaramo harimo nk'iyitwa City Maid, Intare y'Ingore, Seburikoko, Impeta yanjye, Gira amata ndetse n'izindi nyinshi zitandukanye. Ni umwe mu bamaze kwikubiraho ibihembo byinshi kandi inshuro nyinshi. Ibihembo bihabwa abakinnyi ba filime ndetse n'abanditsi ba filime bitwaye neza. Uyu mugore kandi yakoze ubukwe n'uwitwa Uwizeye Mohamed kuwa 30 Nzeri 2022. Bakaba babana muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yagiye avugwaho inkuru nyinshi n'ibitangazamakuru bitandukanye byo mu Rwanda. Muri iki kiganiro turakubwira amateka y'ubuzima bwe, amateka y'urugendo rwe rwa sinema kuva akiri muto ndetse kugeza abaye icyamamare. Turakubwira n'amateka y'ubuzima bwe busanzwe, akenshi yakunze kugirwa ibanga. Turakubwira inkuru nyinshi mu buzima bwe, inkuru zagiye zimuvugwaho, ibivugwa ko filime yitwa Wedding Dress ngo yaba ari inkuru yamubayeho, akaba ari amateka y'ubuzima bwe. Ese byaba ari ukuri? Ibyavuzwe byinshi bikandikwa n'ibitangazamakuru bitandukanye bimuvugwaho. Ese byose byaba ari ukuri? Asia Mutoni ni umukinnyi wa sinema nyarwanda ufite ubwamamare buri ku kigero cyo hejuru, wakunzwe cyane mu myaka yashize ndetse na n'ubu agikundwa. Umukinnyi wakinnye muri filime nyinshi kandi zigakundwa. Umukinnyi w'icyitegererezo. Hazwi ku ijwi rituje, afite uburanga buhebuje. Ariko abenshi bakunda imikinire ye. Ibi byose ibyo wumvise n'ibyo utarumva nta handi hizeho kubyumvira uretse hano kuri Murika TV Show. Nitwa Gerard Uwizerimana. Ikiganiro ni cya Murika TV Show. Nguhaye ikaze. Amazina ye yiswe n'ababyeyi be yiswe Asia Mutoni. Wamenyekanye cyane nka Rosine ndetse n'andi mazina menshi yagiye avugwaho bitewe na filime yakinye, bitewe na filime umuzimo. Ni kenshi wumvise iri zina Asia Mutoni, ni kenshi wumvise izina Rosine ndetse n'andi mazina menshi. Yavutse kuwa 14 Nyakanga umwaka w'1993. Avuka ari umukobwa wa kabiri mu bana 8. Yavukiye i Nyamagabe, gusa iwabo baza kwimukira mu mujyi wa Kigali, aho ni mu gihugu cy'u Rwanda. Amashuri abanza yayize i Kigali Remera, ayisumbuye yasoreza i Gasogi. Kaminuza yayize muri UTB, aminuza mu bijyanye n'amahoteli n'ubukerarugendo. Asoza mu mwaka wa 2016. Umwuga wo gukina sinema yawutangiye mu mwaka wa 2012, ariko agisoza amashuri yisumbuye, mbere y'uko yerekeza muri kaminuza, yabanje kuba umuhanzi. Nyuma yo kubona bitari kuvamo, aza kwerekeza mu by'itangazamakuru, aho yakoze kuri televiziyo imwe mu Rwanda yitwa Godrich TV, akora ikiganiro cy'ibijyanye n'urukundo. Ibi nabyo yaje kubivamo maze umwanya we wose awuharira mu bijyanye no gukina sinema. Yatangiriye kuri filime yari yaranditse ndetse anayikinamo. Ibyo byose yabikoze abifashijwemo n'ababyeyi be. Zimwe muri filime yahereyeho harimo filime yiswe Rwema na Ntundekure. Nyuma yaje guhamagarwa mu zindi filime zitandukanye, harimo nk'iyitwa Intare y'Ingore, Seburikoko, Gira amata ndetse n'izindi nyinshi zitandukanye. Si ibyo gusa kandi yagiye yegukana n'ibindi bihembo bitandukanye. Ibi ngo byanatumye agira igitekerezo cyo gukomeza kwandika filime akanazikinamo. Twavuga nk'iyo yise Gira amata, Security. Izi filime kandi zagaragayemo umukinnyi witwa Yakamwana, umukinnyi wakunzwe n'abatari bake kuri YouTube, akundwa muri filime zagiye zikorwa ndetse no mu biganiro bitandukanye. Harishimirwa karahava. Nanone kandi ntabwo twakwibagirwa filime ya Asia Mutoni, filime yitwa Wedding Dress, yanatoranyijwe mu iserukiramuco rikomeye rya Afurika. Filime yitwa Ikanzu y'ubukwe, ifoto igaragaramo ya Asia Mutoni, yari yambaye ikanzu y'ubukwe ariko ubona ko atishimye habe na gato. Mutoni Asia yavuze ko iyi filime ari iye, ngo ndetse n'iyo story ari iye. Yagize ati
ni iyanjye, ni inkuru yanjye. Nagize igitekerezo ku byo nabonye, uburyo abantu bakundana bafata telefone bikaba byatuma banatandukana. Nyuma yaje kwandika filime yise Jibu, yari iri mu rurimi rw'igiswahili ndetse n'ikinyarwanda, ikaba igaragaramo abakinnyi batandukanye, hari umukinnyi witwa Vincent Kigozi, umukinnyi ukomeye cyane mu gihugu cya Tanzania. Asia Mutoni kuwa 30 Nyakanga 2022 yarasabwe arakwa n'umusore wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika witwa Uwizeye Mohamed. Nyuma yaje gukora ubukwe ndetse baza no kujya kubana muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ku itariki 19 Kamena 2023 nibwo hamenyekanye inkuru ko bombi bibarutse imfura y'umuhungu, umuhungu mwiza cyane. Asia n'umugabo we ubu batuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'umwana wabo. Asia Mutoni ni umwe mu bashyize itafari rikomeye kuri sinema nyarwanda, hagatanga mesaje zikagera kure kandi zikishimirwa na benshi. Ni umukinnyi w'umuhanga uzi kwinjira muri script neza, umukinnyi ubikora neza, hagatanga ubutumwa bukagera hose kandi bukagera kure, hakarasa ku ntego. Ni umwe mu bakinnyi b'abanyamwuga hano mu Rwanda, umukinnyi w'umuhanga. Ni umukinnyi ufite amateka n'ibigwi bihambaye kuva mu myaka yashize ndetse kugera n'iki gihe. Abantu barakishimira filime ze, bakazireba ndetse bakazinezererwa, bakazikuramo n'ubutumwa butandukanye. Ni byinshi wavuga kuri Asia Mutoni, bwakwira bugacya. Munyemerere mpinira iki kiganiro. Nitwa Gerard Uwizerimana. Ikiganiro cyari cyamurika TV show, naho akagaruka. Ciao ciao. Imana ibarinde.